abantu bakuru bure bafite byinshi yego ese ibyo Imana yo mu ijuru batabara yego mu buzukuru yari afite bose baritahiye ibyabaye murabizi yego abuzukuru barataha ku bamaze kwitahira bose asigara mu buzukuru afite ari jewe yego yego ubwo arangije aravuga ati noneho nindamuka mpfuye rero mwana wanjye ni uzanshyingura rimwe nyo kurengeye yarambwiye ati mwana wanjye mwuzukuru wanjye itegure tujye gusenga tugeze ku muryango ahubwo ntabwo namenye icyo bisobanura nkisohoka inzoka yandiriye ku muryango kaho rero maze kundira ku muryango nayo kurareka gusenga nyitaho ndabyibuka ko akaguru karabyimbye karagenda kagera mu itako hamagara abantu baramvura usiko nibutse banziritseho n'umucaca baratega yes reka tubahe kaze ku Rugwiro Gospel Family Story uyu munsi rero nagashye ni ibintu bidasanzwe uyu munsi turi kumwe na Vava kukeye Vava arasetsa urakoze kuri sheneti ihenze tubwize ukuri iyo sheneti wayiguze nk'amadolari angahe ibi ni ibishoro byanjye bro twagera ku iherena amva we byihoreye uretse kubivuga none iyo tugeze ku nkweto wambaye genda abona ari ubwa mbere nyibonye iyi nkweto uzahano yavuye ni ahantu kure cyane nawe urahumva ariko se ubu kwambara neza ntibiguteranya n'abantu benshi mfasha abandi barahengama bagaho bagiranye nawe ntabwo bizi se ntabwo uri no kubyumva abandi baba barebye nuza sase nike nyine nawe urabyumva reka tuguhe ikaze rero noneho yego Vava ni mu ntoki ubundi biragoye kuba nakuvuga mu izina kandi uhari ariko impamvu nakuvuze mu izina ni uko hari uburyo tuziranyemo gakeya ariko uyu munsi noneho ndashaka bari we wibwira abantu badukurikiye abantu badukurikiye ko mubona nyine ni ukundi banyita Vava kuri TikTok yanjye nitwa Vava nyawe kandi nkaba mbakunda cyane murakoze akushyizemo akantu Vava nyawe ako kantu Vava nyawe no kuvuga iki nyawe no kuvuga iki ajya kwita Vava nyawe hari witwaga Vava Derimbogo abanyarwanda bose n'abanyarwandakazi isi yose iramuzi rero amaze kwitahira abantu bose bahita bamwitirira Vava yego izina rirasabagira yego rigenda riba nka kera usibye ko inyanya zahenze ubundi imbere inyanya wajyaga ujya ahantu ugasanga ikimene ukagikandagira yego izina ryaragiye rero naryo riba nk'ikimene cy'inyanya yego ubwo niyo mpamvu nahise mvuga ngo Vava nyawe shyiraho none ubwo ntiwaba waratomboye nawe ubaye waratomboye ikimene cy'inyanya kandi wagiye mu isoko icyo kimene reka nkubwire rero icyo kimene nyine naguhaye urugero nyine ikimene cy'inyanya bagikandagira kiba cyarasabagiye yego ariko n'iryo zina nashatse kukubwira ko bahise basa nkaho bafatiye ko Derimbogo ko kubera ko yaramaze guta bavuga uwo ari wese Vava Jemita kubera ko nanjye nitwa Vava tashyiraho nyawe kugira ngo bitandukaniro ko kantu niko nagira ngo udusesengurire neza ni ukuvuga ngo nawe ubwawe ariko bishoboke ko Vava wamukundaga naramukundaga kubera ko yari bazina wanjye nifuzaga guhura nawe ahubwo yarancitse yagiye vuba Paul turakwihanganishije rero kandi twihanganishije n'abantu bamukundaga nta kundi niba byaragenze neza tuzamusanga mu ijuru tuzamusanga kuko ari bazina wanjye nanjye ntabwo navuga ko nzatura nk'umusozi ntabwo ngo hari aruhukire mu mahoro reka rero twigarukire ugiye kwibwira abantu badukurikiye Vava yego Vava tuguhaye ikaribu ku Rugwiro Gospel Family Story nabisubiramo banyita Vava by'umwihariko kuri TikTok yanjye inshuti abavandimwe abanyarwandakazi isi yose mujye munkurikirana munkurikirane nitwa Vava nyawe iyo wanditseho Vava nyawe uhita ubona Vava nyawe uwo ari we
ibyo nkora byose, ibiganiro byanjye, ibyiza mbafite ibyiza byinshi mbese muri make. Urakoze cyane. Rero Vava dukubitireho akapera ku nkuru tuzaniye uyu munsi. Yego komana urasetsa. Je rero inkuru mbafite ni nyinshi. Yego. Ahubwo ngubaze wowe. Icyakuzanye niki? Tukimara kuganira nkamenya yuko hari story ufite kandi yafasha abantu benshi, nahise niyo mpamvu nahise mfata intambwe imwe yo kukusaba yuko iyi nkuru twayisangiza abantu. Rero abastari buriya bagira inkuru nyinshi, kandi buri muntu wese agira icyo akunda. Ntago nzi inkuru ushaka iyo ariyo, ariko wowe bitewe n'iyo ushaka hano hose nditari kugusubiza cyangwa kuyikubwira, kuko mbafite inkuru nyinshi. Ubu ngubu rero turashaka utuganirire. Vava ni muntu ki? Vava ageze hano ari muntu ki? Erega hari ukuntu abantu bajya bagira izina ariko yagera hagati bitewe n'imyitwarire ugasanga izina nabwo ryarahindutse. Mbese ni iki kintu cyaba kiduhamiriza ko Vava cyitwa Vava? Ni inkuru y'uruhe rugendo rw'ubuzima ku munsi wa none? Urashaka ubuzima bwanjye se kuba nganye uko nguko cyane? Ko ari bureburera ni nk'iminsi nk'itanu. Oya nibiba ngombwa turaca CD dukora ama episode cyangwa se ubwo turafata turagenda dufata ibyiciro. Nta kibazo. Okay. Vava rero uko umubona uko nguko yaciye mu bintu bitandukanye byinshi. Yisanze arerwa na nyirakuru. Yego. Ariko uko ngenda nkura bambwira yuko nyokuru wanjye yatangiye kundera mfite amezi 4. Amezi 4. Je ntago namenye ubusobanuro bwabyo. Mu gihe nakabimusobanuje nibwo yahise acaho aritahira. Yesu Kristo. Ubwo rero nekereza yuko nka mama yambyaye ari ku rugendo, kuko sinzi uwo ndiwe. Kwa ushatse kuvuga ko yakubyariye ku nzira se? Ni ku nzira none. Nzi ko nisanze umukecuru ari wundera. Paul. Mu gihe menye ubwenge umukecuru yatataha. Nangira ubuzima bwo gutangira kugenda mba ahantu hatandukanye, bana n'ahantu hatandukanye, abambwira nabi, abambwira neza, abancira mu maso, ababunyiriza, abanjyamisha ahantu habi, kugeza aho numvaga bavuga ngo Kigali. Ndavuga Kigali isa gute? Giye numvaga ko Kigali ahantu hari mu makaro, mu ndabo, muri paradizo nyine ibintu byiza gusa. Ntago nzi ko Kigali haba ibyatsi, ntago nzi ko Kigali haba ibigunda, ntago nzi ko Kigali haba ushobora gukandagira. Numvaga ko ari ahantu ku makaro gusa hahandi nyine uri nko mu ijuru. Ubwo yo wumvaga Kigali kumva no mu ijuru wabisanisha gute? Ntago nize mbitekereza, kuko nabazaga abantu bose bavuye Kigali nkababaza se ko je nyokuru wanjye maze gutaha nzabaho gute? Se ko numva bavuga ngo Kigali hasa gute? Ati Kigali ni heza cyane. Nta byatsi, nta biki, nta bigunda bihaba. Kigali ni muri paradizo, ni ku makaro, ni mu ndabyo, ni mu mataje, ni mu iki Kigali ugenda n'indege muri make. Ngo tubwire icyumva izo nkuru ukumva Kigali kandi ukumva ko Kigali umuntu ashobora kuba yahagera. Icyo gihe waba warasengaga? Narasengaga. Nyokuru wanjye yajyanaga gusenga. Yajyanaga gusenga, ariko siko nibutse rimwe nyokuru yanjyanye gusenga, yarambwiye ati mwana wanjye mwuzukuru wanjye itegure tujye gusenga. Tugeze ku muryango, ahubwo ntago namenye icyo bisobanura. Nyisohoka inzoka yandiriye ku muryango. Kaho rero. Maze kundira ku muryango, nyokuru areka gusenga, nyitaho. Ndabyibuka ko akaguru karabyimbye karagenda kagera mu itako. Hamagara abantu baramvura, siko nibutse banziritseho n'umucaca baratega. Cyo kubona baramvura ndakira, ndongera nsubira uko narindi. Nyuma yaho ariko numvise bambwira yuko ngo uyu muntu ariwe n'inzoka. Guys, nago mbizi neza muzabwira ibyo bintu. Nago nzi ko uyu muntu ariwe n'inzoka, ngo nago yongera kumujya, simbizi niba ari byo. Ariko kugeza iyi saha ngana guki nago yongeye. Nta nubwo ndongera no kuyibona, nta nubwo ndongera guhura nayo.
ariko ntekereza niba ari iby'abantu bakuru niba ari ubwana bwacu simbizi. Inzoka ku muryango w'urusengero, oya ntabwo ari ku muryango w'urusengero, hari mu rugo, tuvuye mu rugo tugisohoka nko wasohoka porotaye igahita igufatira ako kanya, kandi ko itishimaga kuko ngiye gusenga kandi n'umwana muto cyane. Reka dushimire Imana yagutabaye aho Imana yarakoze cyane, kubera yuko wari ugiye gusenga kandi Satani arwanya ngo umuntu usenga ku buryo bukomeye cyane. Reka twigarukire rero, inzoka irakuriye, ese nk'umuntu wari ujyanye n'umubyeyi ugiye gusenga, nta sengesho rikomeye ryo kuba inzoka yarakuriye ryabayeho? Yahise ahamagara abanyamasengesho arababwira ati umwuzukuru wanjye inzoka iramuriye. Icyo gihe bahise bakorera urusengero mu rugo, baraza baransengera ariko biza kugenda neza. Ni nacyo kintu njya mwibukiraho cyane, yari umubyeyi nakundaga cyane. Urumva iyo urezwe na nyokuru wawe ukiri muto, hari byinshi umwigiraho, hari byinshi agufasha, n'urukundo uba ufitiye ababyeyi cyane cyane warugira umuntu wawe warakoreze. Ariko se Vava, kuvuze ko nubwo tutaratangira inkuru neza, kuvuze uti nabayeho mu buzima bubi, ko umuntu uri kukubona ku munsi wa none ari kubona uri umuntu umeze neza ndetse ufite n'amafaranga. Urasetsa. Buriya nujya kurebera umuntu uzarebe, sibwo nta nubwo byakunda kwanza, ntabwo uri Imana. Buri Imana yonyine niyo ibirebamo hano. Wowe urebeye inyuma ubona ibintu byose ari salama, ariko urebeye inyuma wumva Vava nta kibazo afite, ariko mushobora kuba afite ikibazo gikomeye cyane utanazi, nawe ntimukarebere ku isura. Ubwo si byo byishimo ufite ku munota wa nonaha, waba ufite ikibazo, ibyishimo bikaba biri guturuka hehe? Ega narakuze, ntabwo nyiri umwana. Ubu nanjye hari ibyo namenye, bya bindi ngo bacabiranya baca hirya no hino, ukawagura kagenda kagura gikoto ukaza ukisiga ugacunganwa n'isabune, umwenda nkazana ipantaro nkirwa nyambaye nimugoroba nkayifura, namara kuyifura ejo mu gitondo nkongera nkayambara ukaba utarinshishamo. Oya, uravuze ngo nimugoroba ukayifura ari imwe, none se bibaye ngombwa ko uwo munsi muterwa n'umujura? Umujura se we ntabwo yanwari, kandi urabizi iyo umujura ateye mu nzu abantu basohoka birukanka. Bibaye ngombwa ko ya pantaro wayifuze umujura akabatera. Icyo gihe rero ufata ubundi iyo ufite umwenda umwe, iyo uri muri geto ufata akagozi cyangwa agashipiri ugashyira muri geto yawe, warangiza wagira n'amahirwe wa mu cyumba na saro, hahandi mu cyumba ukaba ariho urara, muri saro ugakubita hakugi kugira ngo hatagira umujura uza kugutwara kakenda, kuko ariko kamwe bucunganwa nako. Sha urasetsa, kagiye se wazambara iki? Wasohoka n'ikibuno gusa. Nge nari ntangiye kubona ifoto ahubwo umujura yiruka yaje, nahita mufata gutya nkamukanyaga, ntago yancika. Vava we, ni ukuri urasekeje ku nkuru y'umujura n'akenda kamwe, ariko reka twikomereze. Vava, inzoka iramuriye, hakozwe amasengesho kugira ngo Vava abashe gukira. Kugira ngo ukire byatwaye igihe kingana iki? Byasabye izihe imbaraga? Ubona zabaye imbaraga zishobora kuba zarabaye murengera kugira ngo ukire? Imbaraga byasabye ni amasengesho, n'abantu bakuru buriya hari ibintu baba bazi, banyitayeho bihagije baramvura. Urumva nk'umucaca ntabwo nawumenya, hari ibintu bagiye mbona bazanye n'ibindi bintu basigaho, kaguru kagenda kabyimbuka, cyari igihe gito cyane gutanyura. Yego. Noneho reka rero turebe, urakize, umaze gukira byagenze biti? Wakomeje inzira yo kujya mu rusengero? Ese ubuzima bwakomeje kuba bwiza? Ese hanyuma yo kuba bubi mukecuru arapfuye, iyo twayigezeho, uretse ko tutarayisesengura neza, mukecuru arapfuye, inzoka irakuriye. Ubundi tukiri no ku nzoka, nta ngaruka y'uyu munsi waba ujya ugira yo kuba inzoka yarakuriye kiriya gihe? Oya, nta ngaruka n'imwe ubu mfite. Ingaruka mfite ni imwe, ni uko umukecuru yagiye vuba kandi nyimukeneye. Ubu nta nubwo ujya urota wikanga inzoka ikuriye? Reka ntabwo bishoboka. Warabyibagiwe? Umwana warezwe na nyirakuru, abantu bakuru baba bazi ibintu byinshi, ntawamenya ibyo yenda yaba yaramfashijemo. Ariko ndumva wagira ngo hari n'irindi banga wanze kutubwira. Oya, ntabyo nababwira kuko ntabyo nzi.
ariko kubera ko nzi ko abantu bakuru hari ibintu byinshi bamenye ngense ko nagiye kubona mbona umukecuru anyitayeho baraza barasenga mbona ahantu habyingiye kugera aha bazitseho umucaca birarangiye bakajya bansigiraho utundi duti gake mbona birashize birarangira ndakira ubuzima burongera bakomeza nkomeza kubana na mukecuru bisanzwe twasura gusenga n'ubundi ari umucaca n'isengesho ubona ikintu cyakoze ari ikihe isengesho sha Imana yubahwe ati Imana yubahwe buriya rero ubwo bivuze gutyo nanjye nkuye shapo ku Mana ntacyo byaba bitwaye reka twikomereze rero ubuzima burakomeje aho inzoka yakuriye harakize uri umwana w'umukobwa biranashoboka ko waba waragize ibyikango by'uko waba ugiye kumugara akaguru kavuga uti ariko si umusore wazandeba ate naramugaye akaguru ariko reka dushimire Imana yuko nta kintu wabaye kuko rwose akaguru kameze neza n'inzara ziriho zimeze neza kameze neza ndagatera neza buri igihe wavugaga ko inzoka yakuriye nagutera umugeri ukahita uranduka oya da mbabarire yenda na fanta nayigura ariko ntuntere umugeri ubu buriya nakomeje ncunga ngo ndebe yuko hari ahantu kwino hahengamye ariko nahabuze ariko naho buriya yenda abantu badukurikira bazaducungira baturebere niba hari ahantu hahengamye kubera inzoka niba ari ntaho bazatubwira nabwo reka twikomereze rero tukomeze story ya Vava twari twayigereje aho nyogokuru agiye atasize akubwiye ngo ubundi ngo byakabaye byiza umuntu hari icyo asize avuze ari mama wawe nta kintu asize avuze ari na nyogokuru nta kintu asize avuze oya mama arahari mama arahari ubu ngubu mama arahari ubu ngubu niwe ubaza utuntu twose reka nawe ntacyo mubaza kuko yera ko ntabwo ikintu yakoze ni ukumbyara gusa nta kindi kintu kandi kuba yarakoze kumbyara yarakoze yashyize ku isi menya ubuzima bwose waba uvuze yuko urukundo rwe nta ruhari ntarwo akabura ntikaboneka ari nyina w'umuntu ntarwo nazi kuba icyo gihe nazi ngo mbayeho gute nta nubwo azi ngo bimeze gute none si iyo wumvise ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu aho ngaho byitwara muti sinzi ahantu babikura ariko amahirwe ntabwo aba ku bantu bose ushobora kuba ufite mama wakubaha gukunda akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu hari igihe gihe ushobora no kumva iyo ndirimbo nkahita nifunga bitewe Pole ariko buriya hari ukuntu umuntu izabigenza Imana izabikora neza buriya ngo Imana koko ngo itanga ababyeyi batarabavukana nabo mu nda ngo kuba umuntu yakubyara ni kimwe no kuba yakubera umubyeyi ni ikindi ariko reka twihanganishe ariko ntibitume utaduha inkuru yo kugira ngo n'abandi bantu bameze nkawe babashe kuhatambuka kuko ubu ku munsi wa none hari umwana uri kuvuka kandi ugiye kwisanga ameze gutyo kandi bizaba ngombwa yuko ashobora kuzumva inkuru yawe ageze ahantu yumva abuze imbaraga ngaho tubwire rero ufite mama wawe nyogokuru mwareranye wafataga nk'umubyeyi aragiye hari ibintu bimwe na bimwe atakubwiye wabyitwayemo ute inkuru y'ubuzima yagutangiriyeho gute ikintu cyambabaje kuri nyokuru wanjye nagiye kumusura yego ndabyibuka nagiye kumusura hari habaye n'ubukwe muri iyo quartier sanga ararwaye yego ndavuga rero nyokuru ngiye kukugura telefone yego uzajya ugira gute ujye umamagara umvugisha n'ubwo urwaye numva ukomeze yego ikintu cyamaje nuko yapfuye nayimuguriye ayiwe ariko nawe nyuma ngiye kugenda yarambwiye ngo se mwana wanjye ngo nuyingurira abandi bakayitwara cyangwa nyoko wanyu bakayitwara icyo gihe narabyumvise nyine ariko numva ko ari ibintu bya story ndigendera hashize iminsi 2 numva yatashye yesu hahandi rero nasubiye inyuma amuga ko yari umurokore ndavuga ngo umurokore yasengeraga mu Pentecote yari umukecuru wakoze ibintu byinshi cyane ubaha Imana ukunda Imana yego hahandi abona nishimwe mu rusengero akavuga ati reka tuguhe ishimwe mukecuru yuko wagiye witwara neza yego urumva ko yari umukecuru wasengaga Imana itorero ryishimira yari umukecuru wisanzura wanitsamuraga gato bagahita bamugeraho ubwo rero story arabwira abantu ati rero kubera ko abantu bakuru buriya bafite byinshi yego
usibye Imana yo mu ijuru batabara. Yego. Mu buzukuru yari afite bose baritahiye, ibyabaye murabizi. Yego. Abuzukuru barataha bamaze kwitahira bose, asigara mu buzukuru afite ari jyewe. Yego. Yego. Ubwo arangije aravuga ati noneho nindamuka mpfuye rero mwana wanjye niwe uzanshyingura. Ibaze ko bavuze ngo nzamushyingure, ba mama wacu barabyanga. Itorero riri aho, abandi bose bari aho, barababara. Umukecuru tumushyingura bisanzwe, ataha gutyo nyine nuko. Atabonye umuntu umuherekeza se? Ya, rega guherekezwa, waherekezwa gutya muri, iyo uherekezwa gutya muri rusange. Yego. No kuba umwana yavuga ati, guherekezwa muri rusange no kuba avuga uti mwana wanjye bigenza ukuntu ukuntu. Ubundi ngo baravuga ngo abantu bakora icyo bavuze, nicyo gikorwa. Yego. None se ubwo niba batarakoze icyo yavuze, urumva byaragenze neza? Urumva ko habayeho ikibazo gikomeye. Yego. Ariko reka turebe umukecuru mwarareranywe asabye ko ari wowe uzamuherekeza. Tubwize ukuri, ubonye ntumuherekeje kandi wifuzaga kumuherekeza. Mu by'ukuri niwe mama wawe. Ubu niwe noneho dushatse twakwita ngo akabura ntikaboneke niba w'umuntu. Cyane rwose. Kubera ko ari we muntu wakureze, wakuze umwita mama. No kuri TikTok yanjye hariho Vava nyawe nagashyizeho, ndamukunda cyane. Yo, Paul ariko kuva yarasengaga tuzamuhurira nawe mu ijuru. Ibyo ntago ari igitangaza ku bantu bizera Imana. Ibyo ni ibintu twese twizera umunsi ku wundi. Noneho tubwire rero, bakubujije kumuherekeza, waratabaye, wabigenje gute? Ya, naratabaye nk'abandi bose. Yo. Ariko urumva icyo umukecuru yavuze ntago cyabaye. Naratabaye nk'abandi bose, tumushyingura muri rusange, ariko nta mwihariko wabayeho. Urumva niba ari umukecuru ufite abana, uri umwana, muri make ntuzi n'iby'imyambarire, uwo ubonye ni wo wambara, wasanga yenda nawe wariyambariraga cya gipira kivamo n'ikanzu, sinapfa kubimenya. Urakora imirimo itandukanye mbese. Ngaho rero tubwire, uhuye n'abamabuja batandukanye, wabyitwaye mute? Uri umwana mutoya, abamabuja barashaka kugukoresha. Nyine yabigoye, urumva iva mu cyaro uza wambaye nabi, babona uri umwana w'umuturage, nari umwana muto. Naje nambaye urupira rurerure nyine rutagiramo n'ikindi kintu, nawe urabyumva. Mu cyaro nyine urumva wanyitaga yaramaze guca kandi ntago nta kindi kintu nagomba gukora. Ngaho tubwire rero noneho, uravuze uti nta n'ikindi kintu cyakirimo. Tubwire, umuntu iyo avuye muri dushe ashobora gufura akenda k'imbere akakanika. Wowe iyo babonaga nta kujya wanika, wabyitwaraga mute? Ntiwamenyaga ibyo ari byo cyangwa? Ntabwo nari mbyitayeho kuko ntabwo namenyaga ibyo ari byo. Kuko nari umwana, ariko kandi hari n'ukuntu buriya seshaho gukorera abamabuja na ba boss nabyo ko ari akasamutwe. Hari n'igihe uvuga uti ngiye gukaraba, ukikanga ko hari umuntu waza kuguhengeza, nawe ukavuga uti se buriya bose buriya ntashobora kuza kumengeza abanye mabuja agiye. Urwo rwikiye ko uhita urugira. Ariko kubera ko uri umwana nyine ukavuga ukapfusha, ukavuga uti reka ndebe amaherezo uko bizagenda. Rero reka rimwe njye muri dushe mbwire mabuja, nako narajya muri dushe mbwire mabuja, rimwe ndavuga ni mabuja, none rero ndabona ibintu byahinduye isura, wampa udufaranga nkajya kugira ukuntu nagura akenda k'imbere. Ambwa se mwana wanjye, nyine ubwo urumva niba yarambwiraga ukuri cyangwa nyiyumvagamo sinzi uko byagenze. Ese wagiye muri bya bindi byanyu by'abakobwa? Ndabona nibikise. Ati hoya, ati bya bindi byanyu by'abakobwa. Nubwo ntago mbizi. Ariko genda shaka, nta akantu nabonye bajya bambara mwe imbere kandi igihe nakongera. Wamfashe ukakangurira? Nabuja mbere mwana mwiza aragenda akangurira, rakanzanira. Amaze ukanzanira, noneho dero kwambara, noneho mbona naye nangiye kwambara nyine nk'abandi bakobwa, nkajya nimunya nkagenda hariya hirya nkisetsa. Ari mabuja shamva n'umwana mwiza. Ariko iyo yagendaga nabonaga cya boss kindeba guke kimengeza. Ndavuga
cya kibosi se kuriya ari umugabo wa mabuja nta bosi ariko ari kunyenguza kuri ari kumbaza iki nifitiye ubwoba yajya nkigirira gutya nkirebera hirya yego yandeba baba bagiye ku meza yajya nkirebera hirya rero reka rimwe azagire gute azaze rimwe bosi mabuja agiye ku kazi narangiza aze numva kinguye ndakingura porotayi arinjira ati nguna nkubwire kahore ngenda nyine na rwa runuza rwa rupira rwanjye nambaye nyine ndagenda ndamwita bosi Karame ndakwitabye none se baguha iki njye nta kintu ushaka kunywa ndashaka kunywa amazi baguha agafata se oya ntabwo ngiye nywa fata iwacu ntabwo tuzi ibya fata nkajya nirebera hasi kahore ubwo rero sinzi uko nagize amahirwe mbona mabuja arinjiye nanone aratashye imana ibirankoreye bosi imana imunyiza gutyo ariko ubu numva nyine hari ibindi byari kuza nyuma yenda bigakurikiraho ntawamenya nyuma rero naje kugeraho rimwe ndahava ndabasezera ndababwira rero jyewe hari ahantu mbonye akazi kandi kazajya gakora naha urumva bari bamaze kumpa udufaranga nayo bamaze igihe bamuha udufaranga mbana n'undi mukobwa mugenzi wanjye ntangira ubuzima bw'i Kigali nyine ntangira guhumuka geto yo murimo ni chambrette twabagamo dufite isafuriya imwe dufite imbabura nayo yari yaramenetse turangije tukajya duteka buriya safara tukayoza twamara kuyoza tukongera ntabwo twahinduraga nyine twahoraga dutetse ingi imwe yonyine twaguraga ibijumba byonyine kuko nibwo bushobozi twari dufite ubwo rero irumva iyi minsi igenda yisunika ubuzima bugenda buhinduka kugeza iyi saha navuga ngo ndashima Imana kuba mpagaze gutya urebeye inyuma nta kibazo mfite vava ameze neza bobo ndashima Imana navuga ngo abankurikiye navuga ngo ndabakunda cyane kandi Imana yo mu ijuru ndayikunda cyane urakoze cyane vava yenda hari inkuru nyinshi tutaganiriye hari zo twatarutse yenda tuzazigarukaho mu kindi gihe ariko uko biri kose reka tuvuge ngo aho abantu batari Imana ibihari kandi naho abantu bahaba Imana yo ntabwo igiye hava igihe cyose ihari rero urakoze kandi kubw'ubuzima waciyemo Imana igigumye gufata amaboko igigumya iguhe buhumuriza rero Imana niguha umugisha buriya tuzakuganiriza ku kindi gihe hari ibindi biganiro twumvise twagiye dutaruka ariko kuko inkuru yose utayivugira rimwe ngo uyisoze tuzayigarukaho ku kindi gice niyo mpamvu nakubwiye ngo inkuru yanjye ni ndende ubundi iyo umaze kwamamara hari byinshi ubuzi hari na byinshi uba ufite ahubwo se wambaza amakuru y'ubuzima bwawe ukazaburangiza ni burebure cyane nifite byinshi byo kubabwira kandi nababwira ngo ndahari ndifuza kubagezaho ibyiza gusa nababwira ngo kuri vava nyawe mugende mume like comment byose oya ntacyo vava nyawe tuzafata link ya vava nyawe tuzayipiningaho mu kiganiro abantu bazakenera kugusura kuri TikTok bazagusangaho ntugire ikibazo icyo cyo tuzagikemura muri rusange ndabashimiye kuba mwanya nanjye nabwo murakoze cyane ariko tutarava mu kiganiro tubwire inkuru uzadusangiza y'ubuzima bukakaye waba waranyuzemo noneho umunsi nzagaruka yego nta mpamvu yo guca hirya no hino nzahera ku muzi hasi yego nzamure ngere ku musozo kugeza aho mubona nganye gutya urakoze cyane ndabakunda cyane kandi murakoze Imana iguhe umugisha yego namwe Imana ibahe umugisha